Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 43. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati witinya kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe uwera wa Isirayeli umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa aho incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe. Kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubahwa nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye ndi kumwe nawe, nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburengerazuba. Nzabwira ikasikazi ati barekure, n'ikusi mbabwire nti wibimana. Nzanira abahungu banjye bave kure n'abakobwa banjye bave ku mpera y'isi. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kumisha icyubahiro. Nijye wamuremye, nijye wamubumbye. Sohora impumyi zifite amaso n'ibipfamatwi bifite amatwi, amahanga yose akoranywe, amoko yose aterane. Hari abo muri bo babasha kutubwira bakatwereka ibyabayeho, nibatanga abagabo batsindishirizwa cyangwa se bumve bemere ko ari by'ukuri. Mwebwe n'umugaragu wanjye natoranije muri abagabo bo guhamya ibyanjye, ni ko Uwiteka avuga, kugira ngo mumenye, munyizere, munyitegereze ko ari jye. Nta mana yambanjirije kubaho kandi nta izamperuka. Jyewe jye ubwanjye ni jyewe Uwiteka, kandi nta wundi mukiza utari jyewe. Nijye wabwirije iby'agakiza kandi ndakiza, ndabigaragaza kandi muri mwe nta yindi mana yahabaye. Nicyo gituma muri abagabo bo kumpamya ko ari jyewe Mana, ni ko Uwiteka avuga. Kandi koko uhereye aho umucyo wabereyeho ndiwe, ntawe ubasha gutesha ukuboko kwanjye. Ubwo nzakora umurimo ninde uzankoma mu nkokora? Uwiteka umucunguzi wanyu uwera wa Isirayeli aravuga ati, ku bwanyu natumye Babuloni, nzamanura abaho bose ari impunzi, ari bo Bakaludaya, bazahunganwa n'inkuge zabo biratanaga. Umva ibyo Uwiteka avuga, ari we waremye inzira mu nyanja, agacisha inzira mu mazi menshi, agasohora amagare n'amafarashi. Ingabo n'intwaro baguye hamwe ntibazabyuka, bazimye nk'uko bazimye imuri. Ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Inyamaswa zo mu gasozi, ingunzu n'imbuni bizanyubaha, kuko ntanga amazi mu butayu, gatembesha imigezi mu kidaturwa, kugira ngo nuhire ubwoko bwanjye natoranije, abantu niremeye ubwanjye, ngo berekane ishimwe ryanjye. Ariko Yakobo we, ntabwo wantakiye, Isirayeli we waranzinutswe. Ntabwo wanzaniye amatungo yawe magufi ngo untambire ibitambo byoswa, kandi ntumpesheje icyubahiro ibitambo byawe. Sinagukoresheje umurimo w'amaturo, kandi sinakuvunishije kunyosereza imibavu. Ntiwatanze ifeza ngo ngurire ibihumura neza, kandi ntiwampagije ibinure by'ibitambo byawe. Ahubwo wankoreye ibyaha byawe, wamvunishije ibicumuro byawe. Ubwanjye nijye uhanagura ibicumuro byawe nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindishirizwe. Sogokuruza wa mbere yakoze icyaha, n'abigisha bawe bancumuyeho. Nicyo kizatuma nsuzugura abatwari b'ubuturo bwera, kandi Yakobo nzamuhindura ikivume, Isirayeli nzamuhindura igitutsi. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 44. Ariko noneho umva Yakobo umugaragu wanjye Isirayeli natoranije. Uwiteka wakuremye akagukuza uhereye ukiri mu nda, kandi ari uzajya gufasha aravuga ati, witinya Yakobo umugaragu wanjye Yeshuruni natoranije. Uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye. Urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha. Bazamera nk'uko imikinga yo ku migezi imerera mu bwatsi. Umwe azavuga ati, ndi Uwiteka, undi aziyita izina rya Yakobo, undi aziyandikira n'ukuboko kwe ko ari Uwiteka, yihimba izina rya Isirayeli. Uwiteka umwami wa Isirayeli, Uwiteka nyiringabo umucunguzi we aravuga ati, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi nta yindi mana ibaho itari jye. Ninde uhwanye nanjye uzahamagara akabivuga, akabintunganyiriza uhereye aho nashyiriyeho bwa bwoko bwa kera? Ibiza kuza n'ibizabaho nibabivuge, mwe kugira ubwoba ngo mutinye. Kera sinabikubwiye nkabigaragaza, namwe muri abagabo bo kumpamya. Hariho indi mana ibaho itari jye? Ni koko nta kindi gitare ubwanjye sinkizi. Abarema ibishushanyo bibajwe bose ntacyo bamaze, ibintu byabo by'umurimbo ntacyo bizamara, ndetse n'ibyo batangaho abagabo ntibireba kandi ntacyo bizi. Nicyo gituma bakorwa n'isoni. Ninde waremye ikigirwamana agacura igishushanyo kibajwe kitagira umumaro?
dore bagenzi be bose bazakorwa n'isoni. Abanyabukorikori babyo ni abantu gusa, bose nibateranire hamwe bahagarare, bazagira ubwoba, isoni zizabakorera hamwe. Umucuzi yenda icyuma akakivugutira mu makara, akagicurisha inyundo, akakirambura n'ukuboko kwe gukomeye. Nyamara iyo ashonje acika intege, atanywa amazi akaraba. Umubaji w'ibishushanyo arega umugozi, akagiharatuza ikaramu, akakibaza n'imbazo, akakigera cyose n'icyuma kigera, akagishushanya n'ishusho y'umuntu kikagira uburanga nk'ubw'umuntu, nuko kikaba mu nzu. Yitemera imyerezi n'imizo n'imyera, akihitiramo igiti kimwe mu byo mu ishyamba, agatera igiti cy'umworeni, imvura ikakimeza, hanyuma kikazaba inkwi umuntu acana. Umuntu azajya aza akendeho inkwi zo kota, yendeho n'izo gutara umutsima, akibazemo ikigirwamana akiramye, agihindura igishushanyo kibajwe agipfukamire. Ingere yacyo imwe ayicanisha umuriro, indi ngere akayokesha inyama akayirya agahaga, kandi akacyota akavuga ati arararara, nshize imbeho mbonye umuriro. Maze ingere yacyo isigaye akayigira ikigirwamana aricyo gishushanyo cye kibajwe, akagipfukamira, akakiramya, akagisenga ati nkiza kuko uri Imana yanjye. Ntacyo bazi kandi ntacyo batekereza, kuko yabahumye amaso ntibabashe kureba, ikabanangira imitima ntibabashe kumenya. Nta wibuka, nta umenya ngo ajijuke avuga ati ingere yakimwe nayicanishije umuriro, amakara nyatarisha umutsima, nyotsaho n'inyama ndayirya. Mbese ingere yacyo isigaye nayihindura icyo kuziririza ngapfukamira ingere y'igiti? Uyu muntu arya ivu ayobejwe n'umutima wibeshya, ntabasha gukiza ubugingo bwe. Ntarutse yibaza ati mbese icyo mfite mu ntoki si ikinyoma? Nuko Yakobo we, Isirayeli we, wibuke ibyo kuko uri umugaragu wanjye. Ni jye wakuremye, uri umugaragu wanjye. Isirayeli sinzakwibagirwa. Neyuye ibicumuro byawe nk'igicu cya rukokoma, ibyaha byawe mbikuyeho nk'igicu, ngarukira kuko nagucunguye. Ririmba wa juru we, kuko Uwiteka yabikoze. Rangurura wa kuzimu ko hasi we, nimuturagare muririmbe mwa misozi mwe, nawe shyamba n'igiti cyose kiririmo, kuko Uwiteka yacunguye Yakobo kandi azibonera icyubahiro muri Isirayeli. Uwiteka umucunguzi wawe ari we wagukijije uhereye ukiri mu nda, aravuga ati Uwiteka ni jyewe waremye byose, mbamba ijuru njyenyine, ndambura isi. Hari uwo twari turi kumwe? Indagu z'abanyabinyoma nzihindura ubusa, abarozi nkabatera ibisazi, subiza inyuma abanyabwenge, ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu. Uwiteka ari we ukomeza ijambo ry'umugaragu we, agasoza inama z'intumwa ze, avuga iby'i Yerusalemu ati hazaturwa, akavuga iby'imidugudu y'i Buyuda ati izubakwa, kandi nzubura imyanya yaho yabaye amatongo. Abwira imuhengeri ati kama, nanjye nzakamya imigezi yawe. Kandi avuga ibya Kuro ati ni umushumba wanjye, azasohoza ibyo nshaka byose. Akavuga iby'i Yerusalemu ati hazubakwa, kandi avuga iby'urusengero ati urufatiro rwawe ruzashyirwaho. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 45. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa, n'ibihinduzo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jyewe Mana ya Isirayeli. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo, Isirayeli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Ni jye Uwiteka nta wundi, nta yindi Mana ibaho itari jye. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi iriho itari jye. Ni jye Uwiteka nta wundi ubaho. Ni jye urema umucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba. Ni jye Uwiteka, ni jye ukora ibyo byose. Wajuru we, tonyanza n'ikirere gisandare, gukiranuka kuva mu ijuru. Isi nikinguke babonemo agakiza, imemo no gukiranuka. Jye Uwiteka ni jye wabiremye. Utonganya iyamuremye azabona ishyano, kandi ari urujyo mu zindi njyo z'isi. Mbese ibumba ryabaza uribumba riti urabumba iki? Cyangwa icyo urema cyavuga kiti nta ntoki afite? Azabona ishyano ubaza sati urabyara iki? Akabaza nyina ati utwite iki? Uwiteka wera wa Isirayeli, umuremyi we, arabaza ati mbese mwangisha impaka z'ibizaza, mukantegekera iby'abahungu banjye n'ibyo nkoresha intoki? Naremye isi nyiremeramo abantu, ijuru nararyibambiye n'intoki zanjye, n'ingabo zabyo zose ndazitegeka. Mpagurukishije Kuro gukiranuka, kandi nzatunganya inzira ze zose. Niwe uzubaka umurwa wanjye, kandi niwe uzarekura abantu banjye banyazwe adahawe ibiguzi cyangwa impongano, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Uwiteka aravuga ati imirimo ya Egiputa n'indamu za Etiyopiya n'iz'Abaseba
abagabo barebare bazagukeza, baba bawe bazagukurikira, bazagukeza bari mu minyururu bagupfukamire, bagutakambire bati ni ukuri Imana iri muri wowe, nta wundi kandi nta yindi Mana iriho, Mana ya Isirayeli umukiza, ni ukuri ni wowe Mana yihisha. Bazakorwa n'isoni bamware bose, abaremye ibishushanyo bazamwarira hamwe, ariko Isirayeli azakirishwa n'Uwiteka, agakiza gahoraho. Ntimuzakorwa n'isoni, ntimuzamwara iteka ryose, kuko Uwiteka waremye ijuru ari we Mana, ari we waremye isi akayibumba akayikomeza. Ntiyayiremye idafite ishusho, ahubwo yayiremeye guturwamo, avuga ati ni jye Uwiteka, nta wundi ubaho. Sinavugiye mu rwihisho ahantu ho mu gihugu cyo mu mwijima, sinabwiye urubyaro rwa Yakobo nti muranshakira ubusa. Jyewe Uwiteka mvuga ibyo gukiranuka, mbwiriza amagambo atunganye. Nimuterane muze munyegerere icyarimwe, mwabarokotse bo mu mahanga mwe, abaterura igiti cy'igishushanyo cyabo kibajwe, bagasenga ikigirwamana kitabasha gukiza, nta bwenge bagira. Mwamamaze mu byigize hafi bijya inama. Ninde werekanye ibyo uhereye mu bihe byashize? Ninde wabibwirije uhereye kera? Si jyewe Uwiteka, kandi nta yindi Mana ibaho itari jye, Imana idaca urwa kibera kandi ikiza, nta yindi ibaho itari jye. Nimumpugukire mukizwe mwabari ku mpera z'isi mwe, kuko ari jye Mana, nta yindi ibaho. Ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye niryo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa, yuko amavi yose azampfukamira, indimi zose zikaba ari jye zirahira. Hariho uzambwira ati mu Uwiteka honyine niho hari gukiranuka n'imbaraga, kuri we niho abantu bazahungira, abamurakarira bose bazakorwa n'isoni. Mu Uwiteka niho urubyaro rwa Isirayeli rwose ruzatsindishirizwa rukamwirata.